hano n'inzara y'igitsina nyinshi ati ni gute ukuraho fone uzi ko baje kugufata bakubuze mani sinarinzi ko uteye utyo cyaze ndumiwe bro abahungu bashaka gusambana bagira ibigambo urumva mani narinzi ko uteye gutyo ndumiwe nakubwiye ngo ucaginge none wahise uyikuraho ibaze ko bagutegereje bakubuze mayibobo mu gitondo iramubwira dore ukuntu abakobwa ibintu barabikunda dore ukuntu umukobwa amushuje mu gitondo morning sorry honey umuriro wahise ubura kandi fone yari yazimye uzi uburyo byambabajemo sheri please babarira unyumve nukuri none senze nkurebe nonaha umva wamusenze igikorwa nawe Dumba nutsenyere mfite umu boyfriend ibyo byabaye narakundana n'umugabo wanjye uretse gato iyi fone wayikuyeho cyangwa Njye yishimije mbishaka none se njyewe unyohereje imodoka ngizi ntware ntago njye nari guca inyuma shiri wanjye kandi namusezeranyije ko natazigera mbikora aka nagaruka hano mubaze mezite bro Yewe ndahari ntago nigeze ngenda uribuka umu ex wawe bita Nikisi ndapfuye Derira wahe umukobwa w'inzobe bita Niki ntago umuzi se najyaga nzana nawe aje kukureba nanjye nje kureba Jeko bisumwiba byansaba gusubira inyuma nkareba Kaniki kananutse k'inzobe umwe twajyaga tuzana nje kureba Jay muri kumwe amajabaga yasinze ibaze yasinze akibagirwa Niki ariko rwose reka nagwa mwibagirwa exidra ntubyivangemo reka twe turebe twumve reba umukobwa unanutse najyaga reba kagabari we nagomba kumwera nyine ndamwibuka ariko ntago nibuka ibyo bintu byagenze gute manuzi ibintu yankoreye se wallahi subizi se ko twari inshuti kuva kera jewe ntago mbizi ko mwari inshuti yakwikoze ibiki ndamubikije ibanga ry'umwana nyine umwana wanjye urumva ko nari naramugeretse ku ngagari bamubikije ibanga nyine nk'umuntu tuziranye mani kuva zamani turi abana mani arangije aragenda ajya kumva maravuga umwana si umunyegetse bigenda bite amaji Niki waramukundaga n'ubu ngubu mbwira ngo ushakire nimero ze nziza nanga none se na agira umuntu ujya kuri TikTok yandikeho umuriza Darira arahita abona ifoto ya yize reka tuyirebe muyirebe ngaho umukije ibanga oya ariko wala mwana w'umukobwa walaye mwakanyuranyeho nago wamwihakana nubwo ufite umugore byararangiye nyine n'ibya kera hanyuma se we reka mubaze ikibazo kimwe ndumva bararangiza kubwira nukuvuga ngo nyine namubikije ibanga nkuko wabwira nk'umukobwa w'inshuti yawe ati rero uriya mugabo rero uyu mwana nagari wese ise w'umwana n'uyu ukabimubwira ariko ari ibanga ubitse imyaka 4 direct akahita noneho nta n'isaha yashize ise w'umwana utari uwanyawe akahita amenya ko umwana atari uwe uzi ibintu uriya mugore yankoreye tuba tugiye mu bintu by'ama DNA uretse gato yarambabaje yaramemukiye niba nkumvishe neza yajyaga ambwira amabanga yanyu iki niba nkumvishe neza hari umugabo wabeshyaga ko umwana ari uwe kandi atari uwe atabizi hashize imyaka 4 umwana yaramureze ari gukora buri kimwe ari gukora buri kintu
ariko ubwo nanjye nkaba mfite amabanga nyine yiwe yajyaga ambwira ibintu byinshi bye na Maji wabaga waje kugura ibinyamirambo muri ya modoka yawe. Erega mani kera waringaga utarajya gucuruza amasake, ahubwo ayo masake wayacuruje ryari? Komeza komeza kujya ku mabi yagukoreye urukumva amabi yabona arenze ayo ngayo kuba naramubikije ibanga nshatse kumwibutsa ko tuziranye kuva zamani. Uretse gato uwo mukobwa Amag the Black ahuriye no kumenya amabanga y'umwana wawe aho bahuriye urumva. Je nakundanaga na Jay Polly wakundana na Amag the Black, twajyaga tujya kubareba turi kumwe. Ibyo ntari nabyo ndapfuye aramwihana. Amag ntago wabyibagirwa, nubyibagirwa ndahamagara Mugisha undi wa mushuti wa Jay Polly bagendanaga. Ntabyo bayibuka. Ntabwo yabyibagirwa katankuru Mugise, ntabwo yabyibagirwa. Ikibazo ni iki bisobanuriye? Reka ikibazo Jessica araza kugusobanurira urumva abantu biri guhura. Ese ubundi Amag ko ni kinari birye ko nta kibazo gihari uramwihakanira. Batumugane mu Kinyarwanda ngo urutoki rwamenyere gukomba ruhora ruhininye. Bamenye ko ari umuntu wageretswe umwana imyaka. Ubana none se ni gute bitangaje ko nanjye nagerekwaho ibindi bintu twumva hari n'abandi bantu bageretswe jewe oya Amag mani kuba bageretswe ibiremereye. Nge sinabeshya njyambe ubusubu nakubekera uhari nanjye kandi warabeshye umugabo ko yabyaye umwana atari uwe. Namubeshye uzimpamvu byabaye, uzimpamvu byabaye nibishobora kuzavuga impamvu iri kuba. Ibi byo ntabwo ndi kubeshya, ibi byo ntabwo ndi kubeshya. Nicyo gihe ariko ntabwo bari babizi. Vugisha ukuri. Impamvu ukuntu byaje mana ni story ndende mana ibintu bintwara umwanya muremure birangora rwose kuko umva nkubwira inkuru ariko biragora. Iyo utangiye kuvuga ngo buretse gatoya dira reka nkubwire danje ngwereka kera ingagari ngo utarajya gucuruza amasake. Uri kubyumva? Uri kubyumva dira ngwereka kera waringagari utarajya gucuruza amasake. Nge ntago mbizi gucuruza amasake niko bavuga ngo umva bande bavuga umva abantu bavuga ngo curuza kandi ngewe Amag the Black anyemuza afite imodoka yitwara afite everything. Ibyo bintu by'amasake byaje nyuma nge ntabwo kubigira byombi. No bafite imodoka Amag imwe se kandi amubwire ko nimwere ahubwo wowe ingagari naguze icyo bivuze wenda by the way inzi byari byo ariko banze waranyibagiwe Amag kandi ndashaka kuzaba ingagari. Reka mbanze mwereke neza wenda urahita unyibuka. Uyu mukobwa ntabwo umwibuka se mani koko ariko inkuru zirahinda wallahi ubu mpaka muranganguye ngo nze ndeba neza sheri ariko wenda narashaje umeruka nyira akana gato wambonye uracyari icyuki baba wambonye mwakunye turakurebye ntago wanyibagirwa man ntago wanyibagirwa ndabizi neza ntago wanyibagirwa wana wenda pfuye we uranapfuye none se njyewe sinigeze numva ahantu ikibazo kiri. Ni ikibazo kiri ex wawe ari we Niki wari inshuti yanjye. Nashatse kukumvisha ko twashwanye yari amemukiye. Ariko se ibyo yakoze urumva ari bibi ko yavugishije ukuri cyane man. Can imagine nkubikije ibanga namize imyaka 4 urangije uragiye urarivuze n'inyici ubuzima uretse umwana wanjye ibanga ni iryumwe mureke twumve ni iryumwe ukazaripfana mu mva paka bakagushyigura wari ufite umwana yigaga nta nshuti zikibaho
njye nta mugore ntabwo okay byagenze gute kugira ngo umenye ibanga ryawe rero ni ukuvuga ngo urumva tumara like turaziranye kuva turi abana twarakuranye twarababaranye nari nzi amabanga ye menshi n'abazanjye numvaga ko ari umuntu utamvamo sorry sha cyane kibura ntago navuga ari ibintu byinshi mani muri biba byaranambabaje uwo mugore ngo ni Nick yaryamanye na papa w'umwana wanjye yaramukundaga kubi abarambajije bose ngo ko bino birenge mba mbona bisa na Joseph uyu mwana akasa na Joseph kandi ari umu ex wawe kandi ukaba wirirwa gutesha umutwe uwo mugabo ngo ni Sadi bimeze bite ndamubwira ati rero ibintu bimeze gutya Joseph ni umu ex wanjye ariko yaramemukiye aryamana icyo gihe twari tuvuye muri video y'abanuze aba Bani Boys na DJ Mira none turangije ako kantu gafata ngo dufanda yego nagafata niyo ndirimbo nyikubwira twari tuvuyemo se oya ntabwo ari ngombwa indirimbo zo ndazizi twakora DJ Mira na Bani Boys ile abari kuvuga ngo sinzi umuntu mbonye nimureke murebe Suizi agateka we kankuruye ndakureba nkumva nagusariye umukobwa mwiza ateye nkawe ugenda neza seka nkawe simuizi si wowe se wahisuse bona Peace ariko no barimo na Peace Jolis oya ariko muri iyo video ni wowe Vixen DJ Mira na Bani Boys ni wowe Vixen wari urimo abantu bangwa seka neza wahisuseka ni nahise nseka yego ko genda ukande pause urahita umbona ni wowe n'ubu bakubitaga sereba n'ubu kabavune to dore fose bose twakomeza kuri fosete zawe tugaruke rero fatira kuri fosete zanjye ubwo nyine ubwo twari tuvuye muri iyo video ya Bani Boys tuhita tujya kureba uwo muhungu ngo ni Jospan abyinira kurumva bari baduhembye dufite ibiceri bya dani yarabyinaga nawe maso agakobwa k'inshuti yanjye yarabyinaga nawe masura kiriya gihe muri icyo gihe ubwo uwo mukobwa bita Biju inshuti yanjye abarambwiye ngo aretse nkabyinana na sheri wawe abagiye kubyinana n'uwo muhungu ari we papa w'umwana wa nyawe bita Joseph nyine twabyaranye nimba yaramunyongera ubu buno butanariho bumeze nk'ubw'imbazo ubwo umuhungu abahinda ibitekerezo ngo uyu munsi ntabwo dutana baby ngo ngiye ngo nyine ngo mfite ibintu byinshi ngo ndabyukira mu bintu by'amamituweli ya famiye n'ibiki amayeri y'abagabo kugira ngo abone uko ajya kuryamana nako kagegera urumva ndamubwira ati se baby ko urumva twarakundanaga tugenda duhekanye mu muhanda sha twari duteye seseme man rwa rukundo nta nubwo rwari kuramba wapi kabisa umwana w'umuhungu barambwiye ati baby kugira ngo unyizere jyana phone yanjye nanjye ngumani yawe bitewe n'ukuntu twakundanaga twari duturanye ariko nkunda gutaha muri ghetto ye namwe murabizi abakobwa kuntu dukunda nk'ibimara ubwo iwe hari ibintu byanjye byinshi imyenda ibiki ubwo abaramerekeje ngo ngeze mu rugo ariko atwara phone yanjye naye nsigaraniye kuko muri phone yanjye harimo ifoto ye nanjye muri phone ye harimo ifoto yanjye ubwo umuhungu mu gusubira inyuma asubiye kureba uwo Biju yagiye kureba Biju afata phone azi ngo niyo umuhungu afashe kumbi yajyanye yanjye ariko harimo ifoto ye ajya muri kamera ko batari bazi nyine ntago uwo Biju yari azi password bari basite akazajya muri kwa kundi hari ukuntu utazi password ya telefone ariko kamera ukaba wakifotora selfie gutya imbere nta kibazo amujyana kandi kabarara mugurira barifotoza yamwandikiye message undi ataramugeraho ari kuri moto ngo baby ngoje tugataka imvura igiye kugwa amwandikira message ninjye wasigaranye phone ye mpita nyibona ko bagiye guhura ariyo mpamvu ashatse impamvu zo kugira ngo ngewe tutatahana iryo joro yari afite umukozi w'umuhungu abatanye n'uwo Biju nyine urumva ngewe naryamye mbizi neza ko yagiye kunca inyuma ku nshuti yanjye buri umuntu yanaroga akaba umuntu mubi cyangwa akaba umwicanyi ibaze izo pranka zose bankoze nkanabimenya mfite n'urufunguzo rw'inzu ya ghetto y'umuhungu nari kugenda nkafungura nkicara mu cyumba cy'umuhungu bakaza gutahana bagafungura icyumba bagasanga ndicaye
naho ngaho usanga wamungana umuntu yasaze yarakaye akaba yanatema n'umuntu bakaba baramufunze kubera umujinya. Ibaze njye umuntu amubise igipinda cy'imitwe yuko agiye ngo mu bintu bya mituweli agiye kwiryamana n'inshuti yanjye. Ubwo ikintu nakoze ngenda umwana w'imfubyi babariye nzi guhangayika nawe n'ibintu byinshi. Ibyo ngibyo ntabwo byari kumbabaza ngo binere stress. Nararyamye ndatuza mbizi ibyarimo. Umuhungu aza mu gitondo ambeshya ngo avuye mu bintu bya mituweli yaje mu masayi. Ariko first of all impamvu nashyizemo iyo ko twavuye mu iyo video ya Band Boys nagira ngo nkumve ucyagiye uwo mukobwa yari ari mu kibada kuko twagiye muri piscine twambaye utwenda two ku mazi ninjye wamutisha agasurubeti yambaye muko kansubiza after video harimo ikibazo. Ubwo rero kuko nge nataherukaga mu mihango nahise mbeshya umuhungu ngo ngiye kumugurira inzoga asigara mu rugo nkwaye kumbi ngiye kureba koko ahantu babyutse nta kimenyetso cyari cyuko basambanye. Uri kubyumva? Kuko nige nagiraga urufunguzo rw'icyumba cye mba ndagiye ibyo nabonye nagahumamunwa nagahumamunwa nkihageraho yari afite umukozi bita Janti. Uwo mukozi bita Janti mba mukubise 5 nyeneye kumenya ninde waraye hano mbamweretse ifoto ya uwo Bijou abarambwiye ngo simbona unamuzi se ngo ariko ngo nuneze boss atanyirukana ndambwira nta kibazo. Mba mutumye agenda ajya kugura icyuma ku muhanda mba ninjiye mu cyumba mpita mfata ibintu byose by'amagift naramuhaye indabyo ndabishwanyaguza mani nawe arabizi neza ataha mu cyumba ibintu yasanze ko yari afite kiye nanjye mfite yanjye. Fata ibintu ndabishwanyaguza byose man nari mfite agahinda gakomeye. Ikuvureriye bayi narebye ikuvure mbona ibizinga man ndumirwa. Ndumirwa. Yo umva mvanye kamera wawe ibintu yakoreye Jessica uretse gato numvaga nangiye kugera emotion niyo mpamvu mvanyeho kamera ngo narira. Ibwoba ahubwo geba nukingegera z'abagabo ziyakana abana bako none nizo zisambana nk'isazi zigatera n'inda ukabona kibya umwana basa photocopy utwe ibiki byose ariyo nkozi mbi. Mbabarira wenda gushaka kuri kamera mbabarira ufate mbanzumwe kutuzi bose nari mbonye mfite inda y'ibyumweru 2. Oya mbabarira umbwiye ukuntu ari kugenda nukuvuga ngo icyo gihe nyine twese dutandukana first of all kwa yaryamanye n'uwo mushuti wanjye urumva akanyina imitwe urumva imitwe yose cyakora abagabo muzi ariko mugira ubugambo buryohera yawe muzi kubeshya we ye baba we ibaze nawe ubwo uzi ngo wankubise igipindurwa cya mituweli za famille we na mushikiwe mwabyukiyemo waraye ku mupuri w'ishuti yanjye uvuza saa 6 nijoro bitch tugendana twambara ngiye gute man no umuntu azira kuvuga ukuri gute nge nari kuza nkakubwira ngo waneye inda nkaguha ibyishimo ubwo ngewe ubwo nahise muzinukwa mani horaho niyo namubonaga yaranukiraga nkumva n'imbeba yaboze yarananyegeraga ngaje kunsaba imbabazi nkamubwira ati umva toka shitani mu izina rya Yesu. Uri kumva umwana yahise ajya kuri stade nyine umu ex wanjye uri kumva so rero aramurera ariko n'ubundi nari mbizi ko bizamenyaga nta kibaho kitamenyekana kuko umwana akivuka first of all umugabo yahise avuga ati impanga si yanjye Jessica ndamubwira ati iyo mpanga isa n'iyanyogokuru wanjye uri kumva ariko nyine nkazange ndamubwira impamvu asa nanjye uburebure yakurikije nge inzobe yakurikije nge umuntu nabura ibintu byinshi agenda yisobanura ariko n'ubundi umwana atari uwawe umugabo abagenda byumva mu maraso. Ibaze ko indezo z'umwana twazanaga mu buyobozi byari ibintu by'ibisazi urumva niyo mpamvu nagiye kumenera uwo mu ex wa Majid the Black ndi kuvuga bita Nick gagena nkamuririra nkamubwira ati bagiye gupimisha DNA kandi umwana ni uwa Jospi kandi na Jospi nawe naramumuhishe bitewe n'ibintu yankoreye runaka. Uwo mukobwa w'inshuti yanjye barya yageze amutera n'inda. Niba nakumvishe neza uyu mu ex wa Majid the Black bati umugabo mu ex wawe yariye yaragikundana na Majid cyangwa bari baratandukanye? Bari baratandukanye kwa ko urumva bakundanye kera tukiri abana
Okay. ariko nyine neza aho yaciye ntihaca urwango bahura ntibavugane. uretse gato uyu nguyu wagucumitiye umugabo niwe waje kubitsa ibanga kandi ari watumye uhisha umugabo wawe. Uwo ngo nyine Niki nyine Niki impamvu namubikije ibanga nashatse kukwereka ko ari inshuti yanjye kuva mu bwana kandi yarakurongoreye amabanga menshi yarakurongoreye umugabo kandi cyane ahubwo se ninde batabye ari wo watumye ubwira ari wo watumye uhisha GSP niba ari GSP niba ari inde ko utwitinda ye bitewe na n'uwo ngo uri umukobwa. Uwo mukobwa ni Biju undi yitwa Niki. Uwo wabikije ibanga ninde? Ni Niki. Uwaguciye inyuma ninde n'umugabo wawe? Ni Biju. Okay, ubu ndabyumvishe rero. Ubu naringize ngo uriya waguciye inyuma niwe wagiye kubwira uko wagiye kumenera ibanga. Okay, komeza. Aha, abakobwa b'iyi minsi babaye indaya wagize ngo se bose ntago baryamanye. Ngo dufata ko tumanuye. Ndabamanuye kuko bakubera mutari gukora kuri goro barambwiye ngo abantu bari hejuru ari benshi kandi goro yambaye ubusa ngo panera avaho. Ubukoze kuri goro byahita bikunda ugahita uzamuka. No sense. Mukandi kuri goro mureko mudahita muzamuka no hejuru. Abaye muti. Barambwiye kuko abantu benshi bari kuri goro kandi nta kintu bamaze ngo niyo mpamvu ngo goro iri gupfa. Ngo ariko ngo mukanze kuri goro ngo wahita uzamuka automatique. Urumva? Komeza Sheri fungura mic yawe. Ubu ndakumva. Mumanure hiyo ntare nini. Komeza ndakumva. Wamye utinze mic yawe irafunze. Ego. Ubu rero story ikomeye. Niki urumva niwe nari mani none ikintu cyambabaje nagukize. Ibaze uwo Niki ko ariwe nabikije iryo banga. Akatamagara Sada akamubwira ati buri mwana ureze imyaka 4 ntago ari wawe. Ubwo Sada barasaze pimisha DNA vuba ajya mu nyobozi ngaje kunjyana mu nkiko nibiki. Urumva twapimisha DNA basanga umwana atari we. Uri byo kuburana ngo uburetse gato urukwiruka nka Sheri tugaruke wagiye kumumenera ibanga uti nge ndi kwihutisha inkuru oya we kunose inkuru ni ndende nese nimba nayivuga isaha hina nyine uburetse gato Sadi kubera iki wahifata Sadi we ninde wahisemo gushyiraho indi tariye ntabwo ibyo bintu mbyumvishe neza. Sadi ninde? Sadi nuwahehe? Uyu Sadi uje muri iyi kese ninde? Kuki wamushizeho inda? Sadi uje muri iyo kese ni umu ex wanjye twakundanye w'umukire w'ingagara ufite amafaranga indaya zose zaramusariye n'ubu ziriho ziramunze. Nta muntu n'umwe utamuzi afite bijuteri mu mujyi n'ingagare nta muntu n'umwe utamuzi. Urumva none se nari gufata inda nkabwira akantu nkako k'akamansuzi kananciye inyuma ku nshuti yanjye ngakabwira ngo ndatwite muri covid tutari gukorana n'akazi dufite. Inda wayishyira kuri Sadi cyane. Sadi arayemera. Yari kuyanga gute se kandi nawe turyamanye? Ni ukuvuga ngo wacumise karagahungu k'inshuti yawe na Sadi umurya. Oya urumva akimara kumbabaza enda afite ibyumweru 2 nahise nisubira ku mu ex wanjye ari we Sadi. Ahita zimeramo zishyushye. Induhita yimushyiraho. Ariko ubudi wereka mbabaze ubwo ari uwateye inda n'uwakurakuje akanarera umwana ubwo se umwana ninde mumbare mumbwiye. Ni se n'uwamureze. Ubwo Sadi yatangiye kurera inda rero. Cyane. Arabyara avuga ati mbonye umwana. Cyane umukobwa mwiza aranamurera mpaka 4 years. Ari wo providing buri kimwe. Yego. Kandi mu mutima uneza wo warubize ko umwana atari uwe. None ise w'umwana nta n'uyu ntabwo yarafite abari ko yabyaye. Nabyarazi. Uburetse gato yamaze imyaka 4 atazi ko afite umwana. Impamvu nabimuhishe rego yankwereye ubugome nubwo bugome yankoreye kandi ni inshuti na Sadi iyo ndamuka mbimubwiye ntago yari gutuma Sadi amurerera umwana. Urumva we wakemera ko umuntu akurerera se? Mana yanjye ubwo ako gakobwa baranaziranye ni inshuti barasangira. Rero kugira ngo ako gakobwa kamenye ko ukabikubwiye gute yari iperereza waje gusanga ya wari umutego byagenze biti? Akaye gakobwa kano kakumeneka wabikije ibanga.
urawe noneho mana yanjye nubwo wapfa niki nubwo wapfusha Miss Jessica sinanakuzi tunaziranye yarambabaje yaramemukiye ahuze umuntu no kuvuga ngo nyuma y'imyaka ibanga wabitse imyaka 4 kahise kari kumenera Deregite vuba vuba mana uzi gupimisha wari gwita ugashingamo igiti no ryavanye umwana mu buzima bwiza komeza rata yaramemukiyeho yanjye hari igihano nge nzamuha kereka n'impfa mbere ubwo wahise ugira ntuza wahise umubwira ati nuwe nahise mubwira ngo nuwe n'ikimenyimenyi ndamubwira ati reka nandikira uwo Joseph mbimubwira ureba kumwe buri kumwe nguri kumwe n'inshuti mwabagore mwe namwe abo bagore rero mwizera mwambarana imyenda usekera rero wo nguza kubwira ngo best busy ngikitumira mu miryango we n'uzakurimbura we n'umuryango wawe we wikururiye ikicu utakizi bro urumva neza urumva ngiye wo ngo nagiye kumubitsira amabanga niyo mpamvu amaji yabijemo nakubwiye ngo nge nakundanaga na Jay Polly nawe akundana na Maji the Black turi abana batonya dufite muri 16 gutyo 17 twajyaga tujya kubasura turi kumwe dufitanye amateka menshi nago nari nzi ko yamva mu ngo ankorera ubwo bushit bro uri kumva urumva ngewe sinabari umugabo yese atanga 500 DNA vuba ndawunga umwana naramumujugunyiye biba ngombwa kavuga ngo ibintu nabijyanye mu nkiko niko kwemera kuza kwicara bagapimisha DNA barabaganga nabo urabizi nyine ibizamini biboneka nyuma y'icyumweru kimwe kuko abagomba guca abadokiteri nk'umunani babireba barebe nimba ari ukuri urumva mana we ni birebire ni nkuru ndende ubwo ibizamini nyine barabikora ibisubizo bije njya kubifata ku mutima mbizi ariko nago nari kwakitinga nk'umuntu ubizi icyo gihe naravuze ati reka naga ari ibyo ndanaburana cyane mvuga ngo yabahaye ruswa kugira ngo umwana bavuge ko atari uwe urumva bashaka no kuvuga ati nusara hano ni muri DNA yo ni mu bisu turagufunga ibizamini byagaragaye ahubwo wowe jya gushaka papa w'umwana undi nawe abarangambanya atangira kuniga ibintu nareresheje umwana byanjye byose nkeneye kumenya se w'umwana mu bisubize mu myaka 4 kuko nari nzi ko baba ari inshuti n'ubundi ni mumubwira n'ubundi nta kintu agira arahita tuzi niko kumumubwira rero arabikura ariko nawe nago yicuza wese nago yarongoraga Kelly ya Kigali wishe umu ex wa Joseph ngo wiki yakuryaga uyu ni Sadi tugarutseho Sadi yakuryaga arongora nde nukuvuga ngo Sadi akimara kubona ko Sadi yari umu ex wanje mbere ko nkundana na Joseph akimara kubona yuko nkundanye na Joseph umu ex wa Joseph bita Kelly ya Kigali wishe mwese muramuzi uri mu mavideo atandukanye yagiye no mu gare ngo papa wanje yamaye igare uri mukobwa w'inzobe w'inyinyurimo bita Kelly namwe mutamuzi umubu yabaye mu DJ nukuvuga ngo yabanye n'uwo Joseph twabyaranye imyaka 4 mu nzu batandukana nabi nani kinamuhaye bangombwa yuko ibikoresho byose Joseph bisigarana yaba intebe flat ibintu byose byo mu nzu ibitanda Kelly yajyanye imyenda ye yonyine ajya gucumbika kwa Sandra mu Biryogo urumva rero yarafite agahinda gakomeye cyane kuba asohotse mu rugo rwe Jessica gatarwinjiramo nawe yashita ko uko ashoboye atajya guhura na Sadi ariwe mu ex wanjye barakundana baranaryamana ngo nyine ngo ubwo ngo kimwe kwa kindi ngo nimba ndi kumwe na Joseph ngo nawe agiye kuma ari kumwe na Sadi urukumva ariko nawe nago yabyicuza arabizi like nakubwiye Godfather twari turi muri covid murabyibuka kurya byari bibazo nago mubizi birugo batanga kawunga n'ibishyimbo nari kugenda nkajya kubwira umumansuzi udafite akazi nanjye ndi umumansuzi twese turi indushyi ngo ndatwite mfite umubosi ufite bijutere mu mujyi ucuruza imodoka wansari n'aba bagore rega bari hano banyumva umugabo aragoye mu cyasambanye n'inshuti yawe magara uri kumva arakubeye iki kintu nk'icyo ngicyo urangije urabimenya wagenda ukajya kumubwira ngo ndagutwite njye se nari nkeneye kuba indushyi ngo ncuruze intoryi reka bose njye
uretse gato boss redi uri kumbwira n'uyu nguyu boss redi umbwiye n'uwuhe erega nanjye ndi boss redi nkambwira ikintu nafite natunze se ku buryo wahera uvuga ngo sindi boss ibipangu naraguze amamodoka naraguze wahera uvuga ngo nago ndi boss dukomeze ubwo ngubwo tuba turagiye ubwo rero tugaruke kuri Nyamunsi wagiye kubwira ibanga kubera ko yamumeneye ibanga rero nari naramwizeye ntago nari nzi ko yamva mama ntago nari nzi ko yamva Sadi ntabwo yongeye gutanga amafaranga y'indezo Sadi ntabwo yongeye gutanga amafaranga kimara gupimisha DNA yatanga gute kandi umwana atari uwe uwo nguwo wundi se w'umwana yahise yemera umwana arakagurwa n'umuruho arakagurirwa imva yakoze agapfa nabe amwemera none uzi ibigoryi ngiye muratse ori yakana umwana isura yawe man motherfucker umwana murasa fotokopa ahantu hose wakigoryi urutwe rwawe rwagiye mu ndangero rongera ruravuka urangije ngo ngewe ngo nise ngo gute ngo wamisha umwana nk'imyaka ine yose ni ingaruka zanyu mwe bahungu mutubabaza uri kumva ubuza abagabo bari hanze hanga bafite abana batabizi ko babyaye ni benshi man oyas ni benshi hari abagore bazi kwifatira umwanzuro papa none se sibye iyo ndaya ngo ni niki yamvuyemo ikamenera ibanga ryanjye iyo nabivugana n'ubu ngubu umwana akiri uwa Sadi nari kuzarinda njya mu nda y'isi na papa watamenye ko yabyaranye nanjye bitewe n'ibintu yankoreye kuntu yiyandaritse inshuti zanjye zose yagiye asambana nazo mana yanjye Mana imbabarire ndamubaga nta kinyasi namubabarira dore n'ejo bundi naramuteye iwe mu rugo ngiye gufata amakaye y'umwana ndamubwira ati nimba hashize umwaka wose umenye ko umwana ari uwawe gute ukiri kungora ibintu byose ndi kwipapa nk'ime minerivare y'amakaye ibiki byose uwari urise umufasha ntago kimufasha kubera ko yamenye atari uwe none nkawe wowe nka papa wamubyaye bite byawe afite akagore rero babana bita Neri kagashinze k'ingege Neri wowe uzajya kugera kuri level ndi wallahi bikugoye 100% wambubu urumva ngo muzane ngo yige Kabusunzu ngo nabo bafena bose biga bishyura 1000 umwana wanjye yiga Kabusunzu ariko ibaza umwana nemeye nkabeshya umugabo mu kireka ari w'imyaka ngo yakiga Kabusunzu ariko we mana yanjye n'aba boss bari muri Kigali uzi kusetsa aziga Kabusunzu umunsi nzaba narapfuye ariko we na Josephine ntabwo muzigera mumfatira umwana wanjye nabi never and ever kandi muzamwicuza mujye menya ko nabyaye umukobwa bro nabyaye none mu bana bose gifite icyo gihungu afite abana babiri umuhungu n'umukobwa uwitwa Garinacho ari we yabyaranye na Neri n'uwa Sarena twabyaranye n'undi bita Fiona yabyaranye n'undi mukobwa umva afite abana batatu ku bagore batandukanye ariko muri abo bana bose uzicuza Sarena kuko niwe mwana wenyine ufite Musa aba bana niba mbeshya abantu bazi history baza aba bantu nimuzamuke muri comment mugende murebe Garinacho murebe Sarena na Fiona yego abana barasa ko babyawe n'umuhungu umwe ariko usa na se photocopy n'uwanjye mana umwana wanzwe ni ukura yego ko mana yanjye ngo muramwe mushiki waramukunda mama waramukunda famille iramukunda ariko ako gahungu kubera ngo kabana n'uwo mukobwa ngo ni Neri kanesha umutwe ngo karamutse ngo namutesha umutwe ngo nkazajya ngo Neri inzu ye ngo ngababuza amahoro mbabuza amahoro mu ndusha iki mufite amaboko areshya na amaharya bavuga gute njye mfite umva none ngiye hari abantu bansetsa mfite ibibanza muri Kigali mwe mutaragira ikintu mugura mane mukirushye nimwihangayikire amasaziro yanjye ngenda yafite narayabukinze hanyuma rero ako bakobwa kaba karakuraburije kaje gusaba imbabazi ansaba imbabazi iki ibaze ego ko mwana ureba inda yawe ubwo haje kuzaho agakesi gato urumva biba ngombwa ko ngiye mbamfunga urumva
bamfunze ubwo kese yatumye bagufunga naga kese gato kandi karatumye bagufunga cyangwa kese yadanje naga kese gato kuba naranyweye widi bakamfunga naga kese gato sinibye kubera iki bushaka batamufunze kandi bamwe muri kusangira urumogi mva amahirwe y'umuntu nese abantu bagira amahirwe nimba ngiye nyine byaranguririye icyo gihe bikangwaho bane iriya story yagenze gute kugira ngo bagufate bagufashe ufite bebe babyageze wapi ndufite byase ngiye nabikura urumogi mu nzu yanjye ngiye twari turi muri party y'abashuti bacu twanyweye byari twasinze abaye bidi ibi bintu nyine urumva nyine nawe urabyumva ahantu hari abantu urubyiruko urungano ntago wabura utuntu tw'utubazo nk'utwo ubuyobozi buje barwanye basanga imbuto ku meza buri muntu wese wari uri aho ngaho rero ntabwo yari kubura kugenda urumva ariko ngewe bamfunga nari mfite kesi y'abantu banyibye telefone nari maze kugura ihenze nari nayiguze amafaranga menshi miliyoni n'amafaranga menshi sibyo telefone bamaze kuyinyiba abayinyibye mfite urupapuro banyandikiye bambwira ko bazayipfubiza bakampa ingwate y'amashenete ngo amashenete ya rija ibiki n'urwandiko after nyuma y'iyo minsi 3 nyiri gukurikirana ibintu bya telefone yanjye nibwo nahise mfungwa mara amezi 2 n'igice muri transit sibyo ubwo rero muri amezi 2 n'igice bakimfunga umuntu wanyibye phone bita Fariji yaratu wagisamboye cy'imbobo umva mwese nzabakira hanze iribirirwa ifunga abantu ngo babajura ubundi yagihera kuri mwebwe kibisambo tugendana nabyo cyabazanyera akazi ko kuneka mbere ku ibintu bakorera mbere ku tuntu nikorera urumva ubwo wafari wanyibye telefone yaraturanye na Niki begeranye umunsi twabaga muri karitsiye imwe twese ibipangu nyine bifatanye noneho urumva umuntu wadutanze twebwe ngo habaye amapati ngo bari kumwe ibiyobyabwenge yaradutanze mani uwo mukobwa bamwita Matata Brendo akavuka bamwita Kamosa avuka ara Kimisagara munsi y'isoko umuntu waba umuzano bacuruza ifu y'imyumbati agakobwa kananutse gafite n'iryinyo ryahongose bita Brenda aho uri hose waruzingo we rwanze gukura aho tuzahurira ibintu wankoreye wa mbobo y'umwanda nza kuvunagura aya maguru nibashake bazamfunga ibaze iyo mbobo nibwo rero nyimara kugurisha igipangu cyanjye cyo mu gasi cya Tamani bamfunze mfite amafaranga ngiye gufungura business nakodesheje inzu naguze ibikoresho byose man nyibereye muri ibyo ngibyo man ataranaryaho na miliyoni 2 babarantwaye iyo ngegere birananzikora amashyari aho abantu muzagira amashyari kugeza ryari ubwo bakimara kudufunga yari yatanze kuko abo Niki twarabisangiranaga nabo yari yabatanze ariko bari baragiye Goma mu kazi muri house ya Goma ubwo abantu baje kudufata bagiye gufata Niki basanga baragiye muri Goma ariko ngiye bakimara kumfunga kuko mbizi neza ko Fari yankwaga urumogi kandi nananyibye phone ngiye nahise nza gutanga Fari kuko nawe nk'urumogi dore Niki tari gusika Niki tango amagaye kangahe urumva none ngewe nje gutanga Fari kugira ngo banawe bamufate bamufunge mbona ukuntu nzabona phone yanjye ubwo Fariji yaraturanye nande na Niki ubwo mukuza gufata uwo Fari bahita bavuga ati se kiriya gipangu kimwe twagiye mejo bondi tugasanga abantu baragiye Goma mani batavuga ati reka tujye kureba ko bahari baba binjiye mu gipangu cyo basanga barimo baba batwaye umugabo we indaya biragiye yasaze ngo Jessica ngo niwe unangiye umugabo ngo baramufunze ndatanga fifi ngemeze nkawe w'inzoka wagiye ukajya kuneranya na Sad ukajya kuvuga ko umwana ataruwe ugatuma umwana mani umwicira ubuzima ugatuma ibaze nawe umwana yakoze azi ko papa wari Sad umwana ageze imyaka 4 umwana kuva yavuka ari we abona ari we buri kimwe urangije uramwangije umwana ibaze umwana w'imyaka 4 mani mukamujya ariyo mani Sad nawe uri umugome kandi ubugome nawe ugenda ukora nubwo nawe babugukorera wallahi ndakuraye n'imbere y'Imana ibi ukuntu yamukira abantu ibi bukorera abantu uzasaza nabi nawe Imana izabiguhorera bizabikwishyura sometimes uri kumva nimba twari tuvuye muri DNA ukamenya ko umwana atari wawe nagwa ari ukwiriye kwishima ngo ugende ufate za nda zose zakubwiye amagambo ugende uzigurira inzoga mu cerebure ngo nduhutse Jessica ng'induruze uza amafaranga zibiki
nyumvira mana umugabo mugana uko nguko mumera wagikuri none ngiye nanakuraburiza uri kuko Sada hindutse ubwo ataragapfa nabi yesera ku murongo none aronkura inshuti zanjye zose z'abamansuzi none se abantu banze nta numwe atanarongo none se kandi none se ntiwamubeshe imyaka ine umubeshe ku mwana we atarowe none se wankundaga yarankundaga yarasaze erega igihe ukunda umuntu ugasa wari kujya wakomeze kurera umwana atabyaye uzabarera uzinda yishyurira amazu hano imihanda kunuzinda nashingira ama business erega Godfather on umukapo ningagari na muntu utamuzi numwe none kuba yarabaze kumenya akabihagarika yakoze ikosa ahubwo ndagira ngo nibaze ko yabimenya akabihagarika uwagiye kubyamamaza ibintu yamaga arabimuha